kumwe na Jean de Dieu Ndacyayisenga, kandi tunabashimira uburyo mutuba hafi, uburyo mutuzirikana, uburyo mudutera inkunga, mukora subscribe, mukora comment, ndetse munasangiza ubutumwa n'andi magambo y'ubwenge agiye atandukanye tubagezaho umunsi ku munsi. Murakoze rero, reka nongere mbararike ku ijambo ry'Imana tugiye kuganira kuri uyu munsi. Reka rero munyemerere dusome n'ubundi ijambo ry'Imana. Turasoma amagambo yo mu buryo bugiye butandukanye, ariko reka duhere ku ijambo riri mu gitabo cy'Abefeso ibice 6 umurongo wa 13. Hari amagambo avuga ngo, nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Imana itugirire neza. Reka dusome n'irindi jambo riri mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice 17. Turagenda wenda dusoma imirongo itandukanye kugira ngo nze kugera ku cyo nifuje ko twaganira. Igitabo cya mbere cya Samweli ibice 17, turasoma umurongo wa 40. Ahera ko asingira inkoni arayitwaza, yitoranyiriza amabuyenge 5 mu kagezi, ayashyira mu ruhago rw'imvumba y'abashumba yari afite, kandi yari afite umuhumetso mu ntoki, nuko yegera Umufilisitiya. Reka nsubiremo rino jambo kuko niryo ndi butindeho cyane. Ahera ko, uyu ni Dawidi, ahera ko asingira inkoni arayitwaza, yitoranyiriza amabuyenge 5 mu kagezi, ayashyira mu ruhago rw'imvumba y'abashumba yari afite, kandi yari afite umuhumetso mu ntoki, nuko yegera Umufilisitiya. Reka dusimbuke tujye kuri 45. Dawidi abwira Umufilisitiya ati, wanteranye inkota n'icumu n'agacumu, ariko jyewe nguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo, Imana y'ingabo za Isiraheli wasuzuguye. Uyu munsi Uwiteka arakungabiza, nkwice nguce igihanga, kandi ndagaburira ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa z'inkazi zo mu ishyamba intumbi z'ingabo z'Abafilisitiya, kugira ngo abo mu isi yose bamenye ko muri Isiraheli harimo Imana. Umurongo wa 49. Dawidi akaba mu mvumba ye, akuramo ibuye ararirekera, arikocora Umufilisitiya mu ruhanga, ririgitamo, yikubita hasi yubamye. Imana itugirire neza. Umurongo wa 51. Dawidi aravuduka amuhagarara hejuru, asingira inkota ye, ayikura mu rwubati rwayo, aramuhorahoza rwose, ayimucisha igihanga. Imana itugirire neza. Yesu nashimwe bene data. Imana ibaha umugisha, kandi Imana yongere ibishimire, ibanezererwe. Tugiye kuganira ku ijambo nahaye umutwe uvuga ngo intwaro Imana yaduhaye. Intwaro Imana yaduhaye. Ijambo twahereyeho ni ijambo twasomye mu Befeso, rivuga ngo mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe ku munsi mubi. Muri buno buzima habaho umunsi mubi, habaho igihe umuntu abayeho akagerageza kubaho mu buzima, akarwana burimo ibigeragezo, ariko hakabaho undi munsi udasanzwe. Uwo munsi ukumva ukubereye mubi. Ngira ngo murabizi, Yobu yigeze ahura n'umunsi mubi, bagenda bamuzanira inkuru zikomeye cyane kandi mu kanya gato cyane.
mu mwanya muto ubutunzi buragiye, mu wundi abana baragiye, mu wundi umubiri we nawo uramuhinduka, uwundi umugore aramuhinduka, uwundi inshuti zimuvuyeho. Ni ukuvuga ngo umunsi mubi ujya ushyika mu buzima ubayeho, wenda nawe wahuye nawe, ariko menya ko mu buzima bwose ubayeho hajya habaho umunsi mubi. Ariko nagira ngo nkubwire intwari Imana yaduhaye ukwiriye kwitwaza ku manywa na nijoro, bikaba ubuzima bwawe, bigatuma ubasha kunesha ndetse ugakomera no ku munsi mubi. Ntibivuze ko umunsi mubi utazaza, umunsi mubi uzaza. Andi makuru twasomye mu gitabo cya mbere cya Samweli mu bice 17 ni amakuru y'umwana w'umusore witwa Dawidi wo kwa Yesayi w'i Betelehemu. Uyu mwana igihe cyarageze bakuru be bajya ku rugamba, Abisiraheli bari kurwana n'Abafilisitiya. Rwari urugamba rukomeye cyane. Iyo usomye kiriya gice cyose urabibona. Ndakwinginga cyane ngo uze kuyasoma. Ngo noneho baragenda bajya ku rugamba, ngo barurwanye iminsi 40 n'amajoro 40, birirwa batukana, birirwa barwana, ariko urugamba rurabakomera kuko hari harimo umugabo w'umurwanyi w'Umufilisitiya bitaga Goliyati. Ngo yari umurwanyi ukomeye, yari muremure cyane, yapimaga mikono 6 ngo n'intambwe imwe y'urutoki. Intwaro yari atwaye zari zikomeye. Ngo iyo yahagurukaga agiye gutuka Abisiraheli, ngo ingabo z'Abayisiraheli zose zajyaga mu mwobo. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe. Ngo ariko ngo Yesaya ngo igihe kimwe yumva yuko akwiriye kohereza Dawidi ku rugamba ngo ajye kureba, ngo azamubwira amakuru y'imvaho yuko bakuru be bameze ku rugamba. Aragenda, agezeho ngo ahingukira ku muntu wari urinze ibintu byabo, abandi bari ku rugamba. Ngo amusigira ibintu, arakomeza, agera kuri bakuru be asanga bari amahoro, ariko ngo arakomeza. Ngo none akihagera, ngo wa Mufilisitiya barahagurutse, atangira gutuka Abisiraheli, ingabo z'Uwiteka, ingabo z'Abisiraheli. Arabatuka. Ngo iyo yahagurukaga ngo bose bahindaga umushyitsi bakinjira mu myobo, ariko n'ubundi ntibabuze kubatuka. Akababwira ngo niba muri mwebwe hari umuntu wiyaminiye, naze turwane, nimunesha muzaba abagaragu bacu, ariko nawe natunesha tuzaba abagaragu banyu iteka ryose. Imana itugirire neza. Oh, haleluya. Ngo Dawidi ngo akimara kumubona ari kuvuga, ari gutuka Abisiraheli, ngo yabajije ikibazo cya mbere, ngo arabaza ngo ari kuriya ninde, ni mwene nde, ni muntu ki, ese yarakebwe cyangwa ntago yakebwe? Ariko barangije baramubwira ngo ni Goliyati. Ntago yigeze akebwa. Habwira ati nuko bimeze. None bahita bamubwira amakuru y'ukuntu uzamwica ngo umwami azamugororera. Bakuru be ntibyabanezeza kuko Eliyabu yaramubwiye ngo waje hano gukora iki? Waje kureba urugamba, aje kureba intambara, ngo ndakuzi kuri n'umwibona. Ariko ngo arangije aramubaza ngo ese nkugize ne ko naje kugira ngo nshyire amakuru data, ubundi hari icyo bigutwaye kuba ndi hano? Ngo arangije ngo arikomereza ajya no kundi, ngamubwira amagambo y'ukuntu bazagororera umuntu uzica Goliyati. Ngo arangije ngo aravuga ngo kandi uriya ngiye namwica. Arangije ngo ajye ngo asanga Sawuli, ngo aramubwira ati ariko Sawuli, mwami databuja, njyewe naragiraga intama za data, uri kumva, intare n'idubu bikashiduka bigacakira umwana w'intama, ngo nanjye ngashiduka nkayicakira, nkayifata nkayivutagura, nkayambura umwana w'intama nkawusubiza mu zindi ntama, hanyuma izo mbaraga n'Uwiteka wazimaga. Ngo Dawidi ahamya Imana neza imbere ya Sawuli. Sawuli aravuga ati wakana we, ati ndi kubona nyamara uracyari umwana w'umugenda. Dawidi uriya Goliyati amenyereye intambara, afite ibikoresho bikomeye. Ngo arangije aramubwira ati ni ukuri, ndakubwiza ukuri ko
niba Uwiteka arabanaga nanjye nkica ziriya dubu na ziriya ntare, ni ukuri uriya nawe arapfa nk'imwe muri izo ngizo. Imana itugirire neza. Icyampa nawe muri uyu mwanya ukagira imbaraga, ukagira ibyiringiro, ugakomera ku Uwiteka, ugahamya Imana no mu gihe gikomeye, kuko ibyo waciyemo byari bikomeye cyane, byakubera ibihamya bikomeye byo guhamiriza abantu yuko nubwo icyo gikomeye cy'umunsi mubi nacyo Imana yakikurenza mu izina rya Yesu. Ibyo nubasha kubihagaramo ukabyibuka, ukavuga Imana neza muri icyo gihe, Imana izitambura kandi izakurwanirira. Imana itugirire neza. Sawuli aravuga ati ariko uyu mwana ko ambwiye ibintu byiza kandi numva bikomeye, reka uyu mwana basi noneho mutize ku myenda yanjye. Ngo arangije amuha imyenda y'intambara arayambara. Ngo ariko Dawidi kubera atarabimenyereye, ngo ateye intambwe nka zingahe, ngo aramubwira ngo ibi ntabwo nabimenyereye, biranandemereye, ndeka nigendere uko bisanzwe. Ngo arangije aramubwira ati okay, genda none. Arangije ngo abikuramo arabimusubiza. Ngo Dawidi arangije yifatira ya nkoni y'ubushumba yamenyereye kurwana n'intare n'ibindi byose ayifite. Ngo arangije aravuga ngo ndagiye, ariko ngiye mu izina ry'Uwiteka Imana Nyiringabo za Isiraheli, Imana ishimwe cyane. Jya ukunda kugenda mu izina ry'Uwiteka, ntukagende mu izina ryawe, kuko izina ryawe hari aho ritangira hari n'aho rigarukira, ariko izina ry'Uwiteka Imana ni Alufa na Omega, ni itangiriro n'iherezo, ntabwo rigira aho ritangirira nta nubwo rigira aho rirangirira. Ni Imana y'ibihe byose, ni Imana y'imbaraga zose, ni Imana y'ubutware bwose, ni Imana y'ubushobozi bwose. Jya ugenda mu izina ry'Uwiteka, Imana itugirire neza. Niba ufite intambara uri kurwana, genda mu izina ry'Uwiteka. Niba ufite amakuba urimo, genda mu izina ry'Uwiteka, vuga mu izina ry'Uwiteka, zana ibihamya by'Uwiteka, zana inkomezi z'Uwiteka. Aturi byiza ko Uwiteka yabanye nawe, yagendanye nawe, wabonye byinshi urabifite, bari byo watura. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe cyane. Dawidi arangije ngo yifatira agakoni ke, ngo afata ngo na ya mvumba yari yifitiye nyine n'agakapu k'abashumba, ngo arikomereza aragenda. Ngo aragenda, ngo ageze hepfo niho niryo jambo twasomye. Ngo aherako asingira inkoni arayitwaza. Imana itugirire neza kandi Imana itwiteho. Ngo yitoranyiriza amabuyenge 5 mu kagezi. Imana itugirire neza. Ndagira ngo nze kukubwira intwari Imana yaduhaye zikomeye ukwiriye kwitwaza mu buzima bwawe. Ngo Dawidi yifatira amabuyenge 5 ariyo ndi bugereranye n'izo ntwaro 5 Imana yaduhaye ukwiriye kujya witwaza, ukazikoresha uvuga, ukazikoresha uhamya, ukazikoresha uri gukora. Kuko Dawidi yaragiye ngo arangije abayatoranya ayashyira mu gakapu yari afite. Ngo arangije aragenda yegera Umufilisitiya. Ngo Umufilisitiya amubonye aravuga ati noneho ntabwo noneho hari umurwanyi, ahubwo ntewe n'imbwa. Ati ariko kunteranya inkoni urabona njyewe ndi imbwa? I'm not a dog, ntabwo ndi imbwa. Ubanza wibeshya ikirere, wibeshya umuntu uje kurwana nawe. Njyewe ndi umuntu w'umurwanyi. Ubu ni Goliyati yari ari kwivuga, aravuga ati njyewe nisha abantu, nakoze imirimo ikomeye, reba igihagararo cyanjye, reba uburebure bwanjye, reba intwaro ntwaye, reba imyambaro nambaye. Nawe unteranye inkoni sha, unteranye inkoni. Ariko jya utera imbaraga za Satani, utere ubutware bwa Satani mu mbaraga z'Uwiteka. Imana nishimye. Ariko Dawidi yari afite intwaro z'Imana 5 ndi bukubwire mu kanya ukwiriye kwitwaza mu izina rya Yesu. Arangije abwira Dawidi, Goliyati abwira Dawidi, aramubwira ngo unteranye. Uwo ni Dawidi, haleluya. Aramubwira ngo unteranye icumu n'agacumu, ariko njyewe nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana Nyiringabo za Isiraheli wasuzuguye, uyu munsi ndakwica. Ndagaburira inyama zawe, ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zose z'imwishyamba, n'abasirikare b'Abafilisitiya bose ndabagaburira ibisiga n'inyamaswa zo mu ishyamba. Imana itugirire neza. Dawidi yari afite guhana.
Dawidi yari afite kwizera, Dawidi yari afite za ntwaro z'Imana uko ari 5. Imana itugirire neza. Ano mabuyenge 5 yafashe byari bifite ibintu biri gusobanura. Imana itugirire neza. Ngo Dawidi ugenda cya Goliyati cyari kiri kwivovota cyugataka ngaga rwose, ndahita nkarangiza mu minota 0. Abisiraheli bazadukorera, Abisiraheli bazaba imbata zacu, Abisiraheli bazabacakara, Abisiraheli bazakoresha uburetwa kugeza igihe isi izarangirira. Ariko Dawidi akavuga ngo Uwiteka Imana Nyiringabo, oh haleluya, iyo twabanye mu ishyamba iratuma nkwica, ndakugaburira ibisiga byo mu ishyamba, ndakugaburira inyamaswa zo mu ishyamba, kandi izina ry'Uwiteka. Uyu munsi biragaragara yuko muri Isiraheli dufite Imana. Imana itugirire neza. Ngo arangije ngo afate ibuye rimwe muri ya mabuyenge 5 yari yatoranyije, ngo arishyira mu muhumetso, ngo arazunguza, ngo akubita mu ruhanga rwa Goliyati, ngo riratobora ryinjiramo, ngo arangije babona yikubise hasi. Imana itugirire neza. Icyampa Uwiteka kubwizo ntwaro ukajya uzizunguza ugakubita za Goliyati, ugakubita bya Goliyati bikikubita hasi. Umunsi mubi waza ukazunguza ugakubita bikikubita hasi. Ngo arangije ngo yikubita hasi, bamwe bagira ngo ni ukurota, bagira ngo ni ibintu bayoberwa ibibaye, ariko bagira ngo nandi macenga Goliyati ari gukoresha wenda mu kanya ari buhaguruke yice Dawidi. Ariko ngo Dawidi arangije ngo aratambuka, ngo aragenda mukuramo inkota ye mu rwubati, ngo arangije ngo amukata igihanga, ngo Abafilisite bahita bashwira imicwaro barirukanka, ngo Abayisiraheli nabo bariyamirira barahaguruka, ngo bagenda bakurikiye Abafilisitiya, ngo barabica bageza ahantu kure cyane. Imana itugirire neza kandi Imana itwiteho. Ariko ndagira ngo nkubwiriza ntware 5 Imana yaduhaye ukwiriye kwitwaza ku manywa na nijoro. Imana itugirire neza kandi Imana itwigisha aya mabuye 5. Intware Imana yaduhaye, intware 5. Intwaro ya mbere nshaka kukubwira ni intwaro ivuga ngo dufite Imana Data, dufite Imana ikomeye, dufite Imana idasanzwe, dufite Imana yaremye ibiriho, ibigaragara n'ibitagaragara, ifite imbaraga za none n'izigihe kizaza, ntipfa, ntigira itangiro ntinagira n'iherezo, na Alpha na Omega. Ni Imana ikomeye, ni Imana yaremye umwana w'umuntu, imurema mu ishusho yayo, ifite imbaraga nta wayisimbura, nta wakigereranya nayo. Bega ifite ubumana bukomeye n'imbaraga zikomeye ku buryo abana b'abantu twebwe tutabasha no kwishyikira. Icyakora haleluya, yadukunze urukundo rukomeye cyane. Nagira ngo nkubwire ngo mu ntambaro zose uhura nazo, menya ko ufite intwaro y'Imana yaremye byose, izi byose, irwana intambara zikomeye, izoroshye n'izitoroshye, izigaragara n'izitagaragara, Imana ikazirwanya. Umenye ko ufite Imana Data. Niyo mpamvu Dawidi yafashe amabuye 5, ibuye rimwe rya presentaga Imana. Haleluya. Imana yaremye ijuru n'isi, ikarema n'umwana w'umuntu, ikarema n'ibiriho ibigaragara n'ibitagaragara, ifite ubutunzi buhishwa ahantu, ifite ubutware bukomeye. Namwe murebe uburyo Imana ihambaye. Wowe wambwira ko systeme y'umwana w'umuntu ikoze ite? Wambwira ko isi ikoze ite? Wambwira ko umwuka duhumeka uva he? Wambwira yuko ibintu byose ugenda ubona Imana yagiye ikora bidasanzwe? Wambwira ko umwana akurira mu nda y'umugore gute? Wambwira ko amagufwa aba mu nda y'umuntu gute? Wambwira gute? Imana irahambaye bene data. Ndakwinginze ngo utware ino ntwari Imana yaguhaye. Twara Uwiteka imbere, jyana Uwiteka imbere mu buzima bwawe. Ino ntwari yitwara, umenye ngo mfite Imana Data, mfite Imana ishobora byose, mfite Imana yaremye byose, mfite Imana idasanzwe, mfite Imana ivuga bikaba, mfite Imana inkiza intwara, mfite Imana indwanirira, mfite Imana indeshereza, mfite Imana injya imbere, mfite Imana mu buzima bwanjye, mfite Imana muri Kigali, mfite Imana mu murwa mukuru urimo, ufite Imana mu bana bawe, ufite Imana mu kazi kawe, ufite Imana aho wagera hose. Menya ngo mfite Imana ishobora byose. Imana itugirire neza kandi Imana iturengere. Icyami no ntwaro, haleluya, ukajya ugendana nayo. Dawidi arangije aravuga, arahamya ngo mfite Imana yabanye nanjye, ndwana mu ishyamba, ndwana n'idubu, ndwana n'intare,
mbasha kuzambura umwana w'intama ndetse ndanazica. Izo mbaraga zabanye nanjye n'iz'Imana Data. Haleluya. Iba mu mujyi ikaba no mu ishyamba, iba ku ntambara yewe ikabera hose icyarimwe, ikabera ifite imbaraga, ifite ubutwari, ifite ubushobozi. Icyampa ukamenya ko ufite intwaro idasanzwe. Oh haleluya. Dawidi hari ijambo yavuze, aravuga ngo bamwe biringira amagare, abandi biringira amafarashi, ngo ariko ngo twebweho tuzavuga izina ry'Uwiteka Imana yacu. Nyemerera ujye uvuga izina ry'Uwiteka, nyemerera ujye uvuga izina ry'Uwiteka, umenye ko ari intwaro ufite ikomeye cyane. Niba ku munsi umwe, oh haleluya, Imana itugirire neza, Gideyoni agiye ku rugamba, ngo aragenda, ngo ariko ngo Imana imuha sinyari, imuha password ikomeye cyane, ngo akajya avuga ngo kubw'izina ry'Uwiteka na Gideyoni, ngo bakazunguza muri bakame, ngo bakazunguza muri bakame n'ibibindi, ibitangaza bigakoreka kubera ko babanje izina ry'Uwiteka imbere. Menya ko ufite intwaro ikomeye ari Uwiteka, nugendana nayo uzanesha mu izina rya Yesu. Oh haleluya. Ndi ntwari Imana yaduhaye ni Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo niryo zina risumba yandi yose. Niwe wicaye iburyo bw'Imana Data isumba byose. Niwe waducunguje amaraso y'igiciro cyinshi. Niwe utuvugira ku Mana Data. Nta ujya kwa Data atamujyanye. Yahawe izina risumba yandi mazina yose, ayabakomeye, ayaboroheje, abo tuzi badasanzwe. Izina rya Yesu rirayarutayo yose. Mu mazina yose wigeze umenya, nta zina rimeze nk'irya Yesu. Ni izina rikuri kuzimu rikazana ibuntu, ni izina ritanga ubugingo, ni izina ritanga agakiza, ni izina ritanga kurama, ni izina ritanga kubaho, ni izina ritanga ibyishimo, ni izina ritanga umunezero, ni izina ritanga kugubwa neza, ni izina ritanga icyubahiro, ni izina ridasanzwe. Oh haleluya. Imana ni nziza. Iri zina ujya wibuka ko urifite nk'intwari ikomeye. Umunsi umwe ngo akana kari kumwe na papa wako, ko bari mu bwato. Buno n'ubwato buhura n'umuraba. Abantu benshi batangira kwambara life jacket, bagira ubwo ngo bakabona akana ko ntacyo kabyitayeho. Buno karangije kabaza abantu, ngabanga abantu barakabaza triko we ko tubona ntacyo byitayeho, ushobora gushyira mu life jacket yawe. Arabaza triko se ko mbona mwahangayitse cyane. Arabaza ngo who is driving? Ninde utwaye? Ngo kizera gase cyane, kuko se yatwaraga ubwato butwaye igihe kirekire. Baramubwira ngo ni papa wawe. Arababwira ngo niba ari Data utwaye, nta kibazo mfite, ntabwo mfite, Data ndamwizeye, azi gutwara. Imana ishimwe cyane. Oh haleluya. Ni ukuri Yesu Kristo ni umushoferi mwiza, atwara neza, ibyo atwaye bigerayo, ibyo atwaye birangira neza, ibyo atwaye Imana nishimwe. Yesu ni byose, abera hose icyarimwe, ni Alpha na Omega. Mwibuke mwiremwa, Imana yaravuze ngo reka tureme umuntu ase natwe, agira ishusho, ase natwe, atware ibiri mu isi byose. Kristo yarariyo, niwe wa Alpha na Omega, niwe tangira akaba n'iherezo. None ikindi cyongeyeho, yemera no kudupfira. Aradupfira, araza agikuzimu, arapfa, arabambwa ku musaraba, arapfa agikuzimu, abohora abera tubaho. Dufite ubuzima bwo muri Kristo Yesu, dufite ubuzima bwa none n'ubw'igihe kizaza ku bwa Kristo. Uya ntabwo tuzapfa, ubwo tuzarama. Tuzabwira abantu iby'Imana yakoze, tuzabwira abantu izina rya Yesu, tuzabwira abantu ko ari izina rikiza ibyaha, tuzabwira abantu ko ari izina rikura mu byaha, tuzabwira abantu ko ari izina ritanga ubugingo, tuzabwira abantu ko ari izina ridasanzwe. N'abatararyemera baryemere, kuko ni izina rikomeye cyane, ni izina ryasumbishijwe andi mazina yose. Imana ishimwe. Abamarayika bikubita imbere ye bakavuga ngo reba, akavuga urakiranuka. Oh haleluya.
cyangwa nawe iri zina rya Kristo ukajya ugendana naryo. Imana itugirire neza kandi Imana itwigishe kurwana intambara nziza no gutwara intwaro Imana yaduhaye tukazikoresha neza. Mbese ujye uvuga Kristo kangahe? Ujye utabaza Kristo kangahe? Mbese iyo ugeze mu ntambara ntugenda wenyine, ntuvuga wenyine. Ese ntuvuga ibyawe, ntuvuga ibyawe mu miryango yawe, ntuvuga iby'abakomeye. Boya ibuka kuvuga izina rya Yesu kuko niyo ntwari ikomeye cyane. Ntabwo bisaba iminota myinshi, ntabwo bisaba igihe kirekire, bisaba gusa kurivuga ukaryemera ukavuga ngo ni izina rikomeye, ni izina ryambohoye, ni izina ryampaye agakiza, ni izina ryampaye ubugingo. Yaravuze ngo nimuntabaza nzabatabara. Imana itugirire neza kandi aravuga ngo icyo tuzasaba cyose mu izina rya Yesu tuzagihabwa. Ni izina duhererwamo byose, ni izina duhererwamo byose, ni izina duhererwamo kugubwa neza, ni izina duhererwamo agakiza, ni izina duhererwamo ubutunzi, ni izina duhererwamo icyubahiro, ni izina duhererwamo kurama, ni izina duhererwamo ibintu byose, ni izina ridasanzwe. Imana itugirire neza. Yesu akiri mu isi yakoze imirimo ikomeye cyane, yirukanye abadayimoni mu bantu bari baraguwe nabi, barababaye, barashavuye, baraguwe nabi, birirwa mu marimbi, birirwa mbega ari abantu bameze nk'abasazi ku misozi. Ariko Kristo aje, haleluya, yirukana abadayimoni barahunga. Imana itugirire neza. Na n'uyu munsi Kristo aracyakora, na n'uyu munsi aracyirukana abadayimoni, na n'uyu munsi aracyakiza indwara, na n'uyu munsi aracyabohora, na n'uyu munsi aracyarema ubuzima, na n'uyu munsi aracyatanga ubuzima, na n'uyu munsi aracyatanga ubugingo, na n'uyu munsi aracyarwana intambara, na n'uyu munsi aracyakora ibishyashya, na n'uyu munsi aracyakora ibidasanzwe. Mutabaza aragutabara, azakwereka ibikomeye kandi azakugirira neza. Menya iryo zina, umenye iyo ntwaro wahawe. Haleluya. Ab'isi iyo bahuye n'ibibazo birukanira mu bapfumu, bakirukanyira mu bintu bidafite umumaro, bakirukanyira mu bintu bitazagira iyo bibageza. Ariko wowe nshuti yanjye uri kunyumva, nshuti yanjye unkurikiye, menya ko ufite intwari ikomeye ari ryo zina rya Yesu. Imana itugirire neza. Umunsi umwe ngo amaze iminsi 3 ari mu gituro, ari buzuke, ngo habaye ibintu bidasanzwe, habaye ibintu bidasanzwe. Ngo Kristo arazuka, abasirikare bari bamurinze baracanganyukirwa, ntabwo bari bamenye ko bari kumwe n'umwana w'Imana isumba byose. Dufite izina rikomeye, umwana w'Imana isumba byose. Iyo turitabaje turatabarwa. Imana ikugirire neza. Iyo ni iyindi ntwaro twahawe. Yigira iyawe, yigira ubuzima. Bana na Yesu, gendana nawe, korana nawe, vugana nawe, turana nawe. Muzane mu bana bawe, muzane muri bizinesi zawe, muzane mu ntambara zawe, muzane mu makuba yawe, muzane mu bigeragezo byawe, muzane. Azakurwanirira, azitamurura, azagenda yigaragaza kandi azakwereka ko ari kumwe nawe ku manywa na nijoro. Imana nishimwe kandi Imana nitugirire neza. Iyindi ntwaro twahawe, Imana yaduhaye, ni umwuka wera. Ubwire ko umwuka wera ari imbaraga z'Imana. Imana nishimwe. Uyu mwuka wera ni imbaraga z'Imana, ni ubutware, ni ubushobozi, ni ikimenyetso gikomeye abera tugendana, ni ikimenyetso abera tugendana kiba muri twebwe, kitubwira ibyatambutse, kitubwira ibiriho none, kikatubwira n'ibizaza. Gifata amakuru yizewe waturutse ku ntebe y'Imana akayatuzanira umwuka wera. Oh, haleluya. Umwuka ni imbaraga z'Imana. Uyu mwuka wera ubana n'abera ukagendana nabo, nibatana ntibayoba kubera bari kumwe n'umwuka wera. Hari ibintu biri kuyobya abagenzi benshi muri iyi minsi, ariko umwuka wera yahari arakuyobora, akakwigisha inzira ukwiriye kunyuramo. Uyu mwuka ni utsinda ab'isi, akabemeza iby'ibyaha byabo. Uyu mwuka ni utuma, oh haleluya, inzira zafunze zifunguka kubera umwuka w'Imana, imbaraga z'Imana, ubutware bw'Imana. Imana nishimwe. Icyama ukamenya ko ufite intwari ikomeye y'umwuka wera, ukirinda kumubabaza, mukaba inshuti, mugakundana. Azagusanga uryamye,
azagusanga uri kugenda, azagusanga uri mu kazi, azagusanga uri mu modoka, azagusanga, azakubwira, azakuyobora mu buryo bwose. Imana itugirire neza. Oh haleluya. Ku munsi umwe twari turi gusenga ahantu, Imana irangije iratubwira ngo nimuve aho hantu. Nimuve aho hantu kuko Imana yiba yamaze kubona ko hari bube ikibi. Imana itugirire neza. Ikindi gihe Imana imbuza gukora urugendo. Muri uwo muhanda nari kugendamo habamo agisida. Uwo ni umwuka w'Imana. Imana ibinyongereye indi minsi yo kuraba. Imana itugirire neza. Umwuka wera, singiye kuvuga wenda ibintu byinshi akora, ariko reka nkubwire ngo umwuka wera ni intwaro twahawe. Bana nawe neza, gendana nawe neza, korana nawe neza, uzagera kure. Ku mwuka wera azagukizaho utakwikiza, azagukizaho imiryango itagukiza heza, azagukingurira heza, azaguha ibiramba, ntabwo azaguha ibitaramba, azakugeza mu byiza kubera ko ubana nawe neza. Imana itugirire neza kandi Imana idushoboze tumenye ko n'irindi buye twahawe dushobora kurwanisha igihe bikwiriye. Imana itugirire neza. Oh haleluya. Yindi ntwaro twahawe ari ryo buye Dawidi yitwaje ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana, oh haleluya, ni umutsima utunga ubugingo. Iri jambo rigira imbaraga iyo umuntu arifashe akarimira, akarigira ubuzima bwe bwa buri munsi, akajya ryatura ku manywa na nijoro. Yagera mu bigerageza akibuka ijambo, yagera mu makuba akibuka ijambo. Umunsi umwe Satani yasanze Yesu ari kwiyiriza mu minsi 40, aramubwira ngo ariko wafashe uno mugati ukawuhindura umutsima ko mbona inzara ikwishe. Ariko arangije aramubwira ngo handitswe ngo umuntu natungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo aturuka mu kanwa k'Uwiteka. Aya magambo agira umumaro mu buzima busanzwe n'ubudasanzwe, agira umumaro mu gihe cya none no mu gihe kizaza. Niyo Dawidi yakoresheje ari kurwana n'Umufilisitiya, yaramubwiraga ati Uwiteka yabanye nanjye mu ishyamba, uko nicaga idubu, uko nicaga intare, niko ndi bwice n'Umufilisitiya. Uwiteka yibutse ijambo, yibuka ijambo. Oh haleluya. Yibuka ijambo riri muri Zaburi bice 20:7, avuga ngo bamwe biringira amagara abandi biringira amafarashi. Aravuga ngo njyewe ntabwo niringiye ibindi bintu, ahubwo niringiye Uwiteka. Umunsi umwe Eliya ku musozi Karumeli nawe yibuka Uwiteka. Aravuga ngo uyu munsi bimenyekane ko muri Isiraheli hari Imana ishobora byose. Ngo arangije yica abahanuzi bose ba Bayali n'Abashera kuri uwo munsi, kubera yuko bahamagaye Abashera n'Abayali bahamagaye Imana yabo ntibasubize, ntikore igitangaza. Ariko arasenga umuriro uramanuka utwika igitambo. Imana itugirire neza. Ijambo, ibuka ijambo, bana n'ijambo, tunga ijambo. Ubuzima bwawe reka bube ijambo, rikugenda n'ijambo, rikube mu ijambo, rikurya ijambo, reka utungwe n'ijambo, reka wambare ijambo, reka ube ijambo. Oh haleluya. Ubuzima bwawe bube ijambo. Nuhura n'inzara umenye ukuri bubwire iyo nzara. Nuhura n'ikigeragezo cyo kugeragezwa cy'uko abantu bakwanze, umenye uko ubwira icyo kigeragezo cy'urwango. Nuhura n'ubukene umenye uko ubwira ubukene. Nuhura n'igisuzuguro umenye uko ubwira igisuzuguro runyuze mu ijambo. Oh haleluya. Imana itugirire neza kandi Imana itwiteho. Twari indi ntwaro y'ijambo ry'Imana, iri muri wowe imbere, iri mu buzima bwawe, iri mu bugingo bwawe. Gendana ijambo, uzagera kure, uzanesha, nta kizakwitambika kuko ufite intwaro Imana yaduhaye. Imana itugirire neza. Irindi jambo ni ugusenga. Dawidi ntabwo yapfuye kugenda gusa, ahubwo yagiye asenga. Yafataga ibuye ari gusenga avuga ngo Mana rino buye urihindure intwaro idasanzwe, urihindure intwaro y'umwuka wera, urihindure intwaro
isenya ziriya ntwaro z'abafilisitiya, urihindura intwaro ibi bidasanzwe. Uyu muhumetso mfashe ushobora kuba ari ikirere, ushobora kuba ari igitambaro, ariko mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, mu izina ry'Imana Data, mu izina ry'Umwuka Wera, mu izina ry'ijambo ryawe, no mu izina ry'amasengesho ndi gusenga, oh haleluya, iri buye n'uyu muhumetso reka bibe intwari idasanzwe. Ngo arazunguza ahita kubita Goliyati, ngo mu ruhanga ngo yikubita hasi. Imana itugirire neza. Nusenga uzanesha, nusenga uzanesha. Twara intwari Imana yaguhaye. Senga ku manywa, senga nijoro, senga uri kugenda, senga uri mu cyumba, senga uri mu rusengero, senga uri mu kazi, senga uryamye, senga upfukamye, senga uhagurutse, senga urambuye amaboko, senga uri kwitera hejuru, senga uri kugendagenda, senga uburyo bwose, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo dusenge gusenga k'uburyo bwose, kandi dusengesha umwuka iteka, arizo mbaraga z'Imana. Dusenga n'imbaraga. Imana itugirire neza. Umunsi umwe Ezira ngo bari ku kageza hava barasenga, biyiriza ubusa, barasenga ngo bayoboze Uwiteka Imana inzira. Imana ibayobora inzira. Imana itugirire neza. Nusenga uzatsinda, nusenga uzanesha. Menya ko ari intwaro wahawe. Senga, wicogora, wicika intege, winanizwa n'ibyo uri kureba. Senga, ni intwaro Imana yaguhaye. Iyo usenze uri guhamagara Imana, iyo usenze uri kuvugana n'Imana, iyo usenze uri kumwe n'Imana, uri kwegerana n'Imana kurutaho. Dawidi yagendanye n'Imana mu rugamba, arinda anesha kubera yasenze. Abayuda barasenga, bari bwicwe, Imana ihindura gupfa ubuzima, ire mu buzima. Amasengesho ari mu buzima, amasengesho ari mu buzima. Umunsi umwe Hana ajya imbere y'Imana, arasenga ngo kugeza ahantu umutambyi yamubonye, aravuga ati ni umusinzikazi yasinze, ariko ntabwo yari yasinze, ubwo yari ari gutakira Imana mu buryo mbega bw'amarenga. Ariko ngo arangije yari ari gusenga amasengesho y'uburyo bwose, ngo arangije aramubwira ngo icyo uri gusengera iki Imana igikore. Ngo irangije iragikora, Imana yumva gusenga. Imana itugirire neza. Nusenga uzatabarwa, nusenga uzasubizwa, nusenga uzagera kure, nusenga uzanesha umunsi mubi. Umunsi mubi urahari, intambara zirahari, ibigeragezo birahari, ariko nutwara zino ntwaro z'Imana Imana yaduhaye eshanu, ukabana nazo zikaba ubuzima bwawe, uzanesha. Intwaro ya mbere ni Imana Data. Imana Data wa twese, ushobora byose, waremye byose, uzi byose. Irya kabiri ni Kristo umwana w'Imana ushobora byose, waremye ijuru n'isi, ni mu mutabaza azadutabara, nitumwegera azatwegera. Niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ariko ni iryatoranijwe rikomeza imfuruka. Iyo umuntu aryize arakomera, iyo umuntu aryubatse arakomera, amera nka wa muntu wubatse inzu yo ku rutare, ngo imiraba n'imubi byose ngo birahorera, biraza byikubita kuri ya nzu, ngo ariko inzu ihora ihagaze. Imana itugirire neza. Ni womatana na Kristo uzanesha, nukora watura izina rye uzanesha. Inzu yawe ntabwo izagwa, inzu yawe ntabwo izahungabana, inzu yawe izakomera. Imana itugirire neza. Ibyo uzakora byose bizakubera byiza, kuko ufite ino ntwaro ya Kristo. Izina twahawe mu yandi mazina, izina risumba andi mazina yose, izina dusabiramo, izina duhererwamo byose, izina ridasanzwe. Oh haleluya, Imana itugirire neza. Ikindi, Umwuka Wera n'indi ntwaro twahawe, ukwiriye kubana nayo ku manywa na nijoro, kuko uyu Mwuka Wera atubwira n'ibizaba, atubwira n'ibizaba, atubwira n'ibyo baduteze, atubwira n'ibyo batugambiriyeho, ariko akaduha n'umuti w'uko dukwiriye kwitwara. Imana nishimwe. Oh haleluya. Iyi ntwaro y'Umwuka Wera, bana nawe, gendana nawe, turana nawe, reka mu bicuti ku manywa na nijoro mujye muvugana, azakubera byose. Ikindi, ijambo ry'Imana. Soma ijambo, umva ijambo ry'ijambo. Imana itugirire neza. Nganye ku musozo, iyindi ntwaro, oh haleluya, ni ugusenga. Nusenga uzagera kure. Imana ibaha umugisha.
Imana ibishimire, izo ntwaro muzikoreshe, muzigerageze mu buzima bwanyu, muzagenda mubona munesha ku munsi mubi. Imana itugirire neza. Reka dusengane Imana. Ushobora kuba uri hafi, ushobora kuba uri kure, ushobora kuba utarizera Kristo mwami n'umukiza wawe. Emera Kristo mwami n'umukiza, uvuge ngo Kristo mwiza, ndakwakiriye mu buzima bwanjye no mu bugingo bwanjye. Reka tubane ku manywa na nijoro. Reka nangire nature izina rya Kristo, nature izina ry'Imana, nature izina ry'Umwuka Wera. Nsoma ijambo ry'Imana, nsenga Imana, tubane ku manywa na nijoro. Kandi nawe rero wamaze kumenya Kristo mwami n'umukiza, koresha zino ntwaro neza mu buzima bwawe bwa buri munsi. Imana izakugirira neza kandi izaguha kunesha. Reka dusengane Imana, ubundi Imana ikomeze ibaha umugisha. Mana, mu izina rya Kristo turagushimiye. Niwe Mana nziza, niwe Mana ishoboye byose, niwe Mana nyamana. Mana, dusenze kubwira ijambo kugira ngo mwami Imana buri muntu wese uri kuryumva ndetse n'uzaryumva Mana azagira umugisha binyuze muri rino jambo, kandi yongerwemo imbaraga zo kurushaho gutwara zino ntwaro z'Imana, ajya agendana nazo ku manywa na nijoro, kuko azanesha. Nagera mu bikomeye akatura izina ryawe Data, uzamwumve. Nagera mu bikomeye akatura izina ryawe Kristo, uzamwumve. Nagera mu bikomeye Mwuka Wera, uzabane nawe. Nagera mu bikomeye azatura ijambo ry'Imana Data. Nagera mu bikomeye azasenga Imana, Imana izamutabara. Kandi Imana ubuzima bwe ku manywa na nijoro. Urakoze mwami, turagushimiye kuko mva gusenga. Ngaho nushyirwe hejuru, natwe tuguciriye bugufi. Icyo gikomeze kuba icyawe none iteka ryose mu izina rya Kristo Yesu, amen. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha, Imana ikomeze ibishimire, mukomeze musangize n'abandi buno butumwa bwiza. Imana ibahe umugisha, naho utaha. Murakoze cyane.